turabashuhuje bakunzi ba Karumeri TV mwese aho muherereye, abantu mwese mwumva ikinyarwanda mukanakivuga, mwese turabashuhuje. Hari n'abadukurikiye batumva ikinyarwanda ariko bakunda Karumeri TV, mwese aho muri turabasuhuje kandi tubifuriza umugisha w'Imana ndetse no gukomera mukomere, Imana ibaho umugisha. Uyu munsi rero nkuko dusanzwe tubimenyereye, twabyemeje kujya tuzana abakozi b'Imana bagiye batandukanye dukora ibiganiro by'imfasha bugingo. Uyu munsi twazanye cyangwa se turi kumwe n'umukozi w'Imana ariwe mutumirwa tugiye kuganira uyu munsi wa none. Muramubona rero, ni umubyeyi mukuru, ni umupasiteri Vianney. Reka tumuhe asuhuze abakunzi ba Karumeri TV badukurikiye. Pasiteri muyobozi, suhuza abakunzi ba Karumeri TV badukurikiye. Muraho cyane bene data. Yabashuhuje rero avuga ngo muraho. Reka avuge, reka atubwire amazina ye kugira ngo tuganire n'abantu tuziranye. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Himbana Vianney, ndi umupasitori mu itorero rya Pentecote ADPR, nkorera umurimo w'Imana muri paruwasi ya Kimihurura. Arakoze rero pasiteri. Pasiteri rero agiye kutuganiriza kugira ngo tumenye pasiteri ni muntu ki, pasiteri kugira ngo agere ahageze kuba ari umukozi w'Imana byavuye he? Hari igihe biba byaravuye ahantu hakomeye, ahantu hatoroshye umuntu yabona undi ari pasiteri cyangwa se ageze ku rwego runaka akagira ngo byapfuye kuza gusa, ariko biba byaranyuze ahantu hakomeye. Reka n'ubundi Pasiteri Vianney tumwakire kugira ngo atubwire pasiteri Vianney ni muntu ki, mbese byaje bite kugira ngo abe pasiteri. Ariko munyemerere abadukurikiye tubanze dushima Imana, tubanze dusenga Imana, kandi nawe usenga Imana duhaye uyu mwanya wo kugira ngo twakire ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya, kuko twese tubanza gusenga Imana. Nyemerera rero aho uri dusenga Imana. Mana, mu izina rya Kristo turagushimiye ko uduhaye umwanya wo kwakira ijambo ryawe, umwanya wo kwakira ubuhamya. Uyu mwanya tuwushyize mu biganza byawe kugira ngo ugaragaremo nk'Imana kandi ubukore ibikomeye mu mitima yacu. Ndagushimiye ko ugiye kubana natwe, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Pasiteri rero ibwire abantu badukurikiye ubaganiriza, ubaha ubuhamya n'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Se kugira ngo mperutse gusoma mu gitabo cy'ubuzima, ubuzima bufite intego, imibereho y'ubuzima bufite intego. Sangamo ko burya ari byiza ko mu ntego yo guhamya Imana ari uko umuntu atangirira mu buzima yari arimo kera, naho Yesu yamusanze kugira ngo ashobore gukizwa. Rero numva ariho natangirira kuba twumva. Ubundi njye nababwiye amazina yanjye ko nitwa Himbana Vianney, navukiye i Burengerazuba ni mu karere ka Nyamasheke, mu murenge wa Nyabitekere. Aho niho navukiye. Hanyuma rero mbaho mu buzima butameze neza, mvukira mu muryango uruhije cyane. Kugira ngo mvuge ubu buhamya, mwihangane tubanze dusome ijambo ry'Imana gatoya bidatinze rwose. Ijambo ngira ngo nsome mbere yuko nkomeza n'ubu buhamya, ryanditswe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, ni igice cya 11 n'umurongo waho wa 28. Haranditswe ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Umwami nashimwe. Ndagira ngo wenda ntange ubu buhamya nshingiye kw'iri jambo ry'Imana. Rino jambo ni Yesu warivuze. Urebye ni nk'itangazo yatanze munsi y'ijuru hose, aravuga ngo abantu bose barushye n'abaremerewe baze bamusange abaruhure. Aravuga ngo bemere kuba abagaragu be bamwigireho, kuko ari umugwaneza kandi yoroheje mu mutima. Aravuga ngo ababyemera bazabona uburuhukiro mu mitima yabo, bazamenya ko no kumukorera kutaruhije, ko n'umutwaro utaremereye. Rero rino jambo narimenye maze kwakira Yesu. Rero
nk'uko nababwiye mbarirwa mu itorero rya Pantekote ADEPR, narije muri iri torero ndushye mu mutima wanjye, ndushye ukwira ijambo rivuga. Mbese njya nsa n'umuntu ushaka gutekereza ko nta muntu wandusha kumenya iri jambo. Wenda umuntu yandusha kumenya kuryigisha, hariho abantu benshi bandusha kumenya kuryigisha, ariko nanjye nabarusha kurimenya, kuko burya ni ibintu kumenya ijambo no kumenya kuryigisha ni ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu ashobora kumenya ijambo mu mutima we akaba arizi, ariko akaba atazi kuryigisha, ariko we akaba arizi. Umuntu kandi ashobora kumenya kwigisha ijambo cyane ariko atarizi. Nubwo buryo umuntu witwa Yobu ukurikije ibigeragezo yanyuzemo yahuye nabyo, burya hari abantu bamurusha kwigisha iby'ibigeragezo, hari abantu bamurusha kubivuga rwose bakamurusha, ariko Yobu nawe yabarusha kubimenya, kuko ari we wabinyuzemo. Rero nangira ijambo ndarizi, nzi uburyo umuntu aruha akaremererwa, Yesu akazamuruhura. Abakunzi ba Karumeri TV, mu by'ukuri wareba pasiteri ukuntu abyibushye, ukuntu ashishe, ukuntu yishimye, nta watekereza ko kuko yarushye akaremererwa. Pasiteri, mu by'ukuri tubwire ni nk'ibiki byakuruhije bikakuremera ku buryo wumva ari we wabisobanura? Iri torero ryacu rya ADEPR narijemo muri 82. 82 niho naje mu itorero, nyine nza ndushye cyane. Rero ibintu byari binduhije, nari nduhijwe n'umuryango mvukamo, umuryango wacu, abo tuvukana. Navukiye mu muryango uruhije cyane, uruhije kuko navukiye mu muryango ufite imiterere yihariye, kuko data umbyara yashatse abagore 120. Icyo gihe 120. 120. Sasa abagore 120, mama yari uwa kabiri mu bagore be. Noneho mama tubyara turi abana babiri, jyewe na mushiki wanjye. Noneho rero data ahera ko mama yakundaga kuzana abagore benshi, nyine uwa baramutaye yishakira abandi. Tubaho mu buzima bugoye cyane, bugoye, mbese mwumve ngo bugoye. Hari ubuzima buba bugoye cyane, buriya imiruho agahinda ntikangana, burya agahinda kararutana. Burya iri torero narijemo mfite agahinda mu mutima karuta utundi duhinda, njya mbivuga abantu bagatangara, ariko kuri njye ndabizi ko naje mfite akaruta utundi duhinda. Ako gahinda ningatewe rero na bene wacu tuvukana, hakurikijwe ko data yashatse abagore bose. Tubaho mu buzima bugoye cyane, data yaradutaye, turaruha, turaruha. Mama araturuhana, data agakubita mama agashaka kumwica. Igihe kimwe rero twari tumaze gusa n'ubwana bwegeye hejuru, mushiki wanjye wari mukuru nanjye mukurikira, tukabwira mama tuti wazavuye aha data atazakwica. Bukeye rero mama arahaguruka ajya kwa marume, kwa musaza we wabo bari baramaze gusaza. Tugezeyo rero naho ntabwo twahamaze igihe kinini. Mukamarume yari umuntu ugira umwaga cyane, kandi n'abana bo mu cyaro urabizi, abana bo mu cyaro bakubagana, bangiza, biba. Ntabwo twashoboye kuhamara igihe kinini, twarahavuye. Noneho tuburiyo dukwirwa, tukajya ku muhanda, kandi data abaho. Tukajya ku muhanda tukahicara kugeza ubwo umuntu w'umunyembabazi aza akahadusanga bwije akatujyana iwe, tukajya kurara iwe. Byashoboka akaduha akazi ko kubamo, nyine ubwo akaba araducumbikiye. Twahamara iminsi akavuga ati murareba ahandi mujya, dore amatungo yanjye arandaraye, imyaka yanjye sindi kubona aho nyisarurira. Tukajya ku muhanda, undi muntu tubaye akongera akahadukura. Mbese tubaho nk'ubwo buzima.
tubamwe urwo ruzerero. Niyo mpamvu nakubwiye ngo uduhinda ntitungana. Aha rero igihe cyaje kugera, ngera igihe cyo gutangira ishuri, ngira imyaka yo gutangira ishuri. Mama nshyira mu ishuri, anjyana ku ishuri, baranyandika ndiga, ngera mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Sinashobora kubera iyo miruho yose n'ingorane nyinshi, sinabishobora gukomeza. Ngarukira mu mwaka wa 5, ngeze mu rugo numva mu mutima wanjye hajemo igitekerezo, ndibaza ngo ubu jyewe na mama tuzakomeza kuba mw'iyi miruho tugenda turaraho bwije kuzageza ryari. Ndatekereza ngo reka njye kwa data, njye kumusaba aho nzubakira mama inzu. Urumva? Fata icyemezo njya kwa data, musanga mu rugo rw'aho ari, ndamubwira nti narinje kubasaba aho nzubakira mama inzu. Data arandeba ntiyanyakuye, nta jambo yambwiye. Nta jambo yambwiye, arigendera. Nicara ku irembo, data aminuka amureba, atanyakuye, ndarira. Seriviye ndarira amarira menshi. Mw'urwo rugo data yari ahatunze umugore w'umugwaneza, w'umunyangeso nziza. Ndagira ngo mumenye ibi ko burya hari abantu b'abanyangeso nziza atari n'agakiza, badakirijwe rwose ariko baremanywe umutima mwiza. Uwo mugore yari afite umutima mwiza. Araza nsanga ku irembo aho nicaye ndi kurira, arambaza ati wa mwana we, ko mbonye uvugana na so yamara kugenda ugasigarurira, ni iki muvuganye? Ndamubwira nti narinje kumusaba aho nzubakira mama inzu, none ntanyakuye. Uwo mugore mbona arababaye cyane, arambaza ngo ese ahaguhaye wamenya kubaka inzu? Ndamubwira nti nabimenya. Uwo mugore ararira, mbona ararize, arihanagura, asubira mu nzu, akora imirimo ye, arateka. Nicayeho ku irembo, arahisha, arampamagara ati ngwino hano. Ndagenda, anyereka aho nicara, azana ibiryo aramba. Ndamubwira nti ntabwo ndya, sinazanywe n'ibiryo, narinje kubasaba aho nzubakira mama inzu. Ndabyanga. Uwo mugore arababara, aranyinginga muri za mpuhwe ze, aranyinginga ndanga. Mbese mbona ko mubabaje, ariko nanjye numva sinshaka kubirya. Nsubira ku irembo ndicara. Byabaye nk'isa 6:30, mbona data aratashye. Aturuka ku muharuro mureba, mubonye ndaturika ndarira. Araza, data yari umugabo utagira imbabazi, nta mbabazi yagiraga. Agasanga mbicaye, arandeba, arambaza ngo ese ntungo kandi wagarutse hano? Ndamubwira nti ariko ntaho nigeze njya. Nta kindi yanyakuye, ajya mu nzu. Ageze mu nzu, wa mugore atangira kumubwira ati wa mugabo we, uriya mwana wawe wasize hariya arira kugeza ubu warangije ikibazo afite. Data ntiyamwakura. Umugore aramubwira ati uriya mwana arababaye, ati ku buryo ubu namuhaye n'ibiryo akaba yanze kubirya. Data aravuga ngo yabyanze, ngo bizane ndebe ko atabirya. Numva barampamagaye, ndagenda. Data arambwira ngo icara hariya. Ndicara. Ngo fata ibiryo urye vuba. Ntabwo ndya ko sinazanywe n'ibiryo, naje kubasaba aho nzubakira mama inzu. Ambwira n'agahato kenshi, ufatwa wanga twese vuba. Mbonye agiye kunkubita, ndahaguruka munyura mu maguru, ndiruka subira ku irembo. Aza nkurikiye na wa mugore, bombi bari kumwe. Uwo mugore agenda mwinginga ati wa mugabo we, wakumvise ikibazo cy'uyu mwana ko ari uwawe, ko ari we wamubyaye, wakumvise ikibazo afite? Data aranga. Yanze. Uwo mugore nawe amubuza amahwemo. Data yajya kugenda, uwo mugore akamugarura. Yajya kunyura hakongera akamutangira, yajya kunyura tunganya ikibazo cy'uyu mwana. Data abuze ahantu anyura, abuze uko abigenza. Aravuga ngo yewe ntungo taha, ngo ejo uzaze mpakwereke. Ndamubwira nti sintaha rwose, sinzi ukuntu Imana yari yagize umutima wanjye. Ndamubwira nti sintaha, kandi sindi burare mu nzu yanyu, ndarara mpagaze hano mu rugo. Ejo mu gitondo
muzahanyereka niho nzataha. Imana yari yamfatije icyemezo gikomeye mu mutima wawe, urumva nari umwana rwose. Hanyuma rero data aravuga ngo ngwino njye kwakwereka, aranjyana anyereka ku butaka bwe ahantu hangana naho warambika umukeka umwe, arambwira ngo niba ufite ubushobozi buzubakira nyoko ngo ngaho uzamwubakira. Ahashinga udutaranyereka ati ntukarenge ahangaha. Ndamushimira, ndavuga nti murakoze. Aragenda, nanjye ndagenda. Urumva nari mutoya ntacyo nari gushobora gukora, ariko iwacu hari abantu b'abagabo bakunda gufasha abantu imirimo y'amaboko, bakabaha inshuro z'imyaka cyangwa se amafaranga. Ndagenda nsanga umugabo umwe ndabimubwira, ambwira nti noneho data yampaye aho nzubakira mama, narinje kugusaba ko wazaza ukamfasha kuhasiza neza nkabona uko nubaka. Uwo mugabo arambaza ati ese wa mwana we, uyu murimo nkora wo gufasha abaturage ko nanjye ari wo ntunze n'umuryango wanjye, wowe nzagukorera uzampemba iki? Ndamubwira nti nzaguha inkoko yanjye, mfite inkoko nzayiguha. Uwo mugabo nawe mbona ngiriye impuhwe, wenda ibyo nkorera bitangana n'iyo nkoko, ariko arabinyemerera. Rero araza, urumva hari na hatoya, arahatunganya, n'iwacu ni heza nta misozi miremire ibihari, arahatunganya. Arangije muha ya nkoko, aragenda. Nyuma yaho rero ntekereza gutangira kubaka. Iwacu aho mvuka nta butaka bw'amatafari buhaba, ngo ndabumba. Abantu bose bubaka ni ibiti bubakisha, kereka abafite ubushobozi bagura amatafari ahiye, ariko abandi bose ni ibiti. Rero ntangira kujya gusaba ibiti byo kubaka. Data yagiraga ishyamba rinini, ariko adashobora kumva n'igiti na kimwe. Ariko njya mu baturage ntangira gusaba ibiti, ariko umuturage ngiye gusaba igiti akandeba batese, wa mwana we, ubu uransaba igiti ninkiguha urashobora kugitema cyangwa se wagitwara? Kamubwira nti ariko nabishobora. Rero umuturage akabona nyine ndi kwihaharika, ari ukwihaharika byo kubura uko ngira, ariko ntabishobora. Rero Imana buriya Bibiliya iravuga ngo Imana niyo nyiri inama no kumenya, ni umuhanga, iratunganye, imenya ibintu byabayeho, ikamenya n'ibiriho, ikamenya n'ibizabaho. Kubera ko Imana yari mfiteho umugambi, imfashiriza aho hantu rwose, imbera umugisha ku baturage. Umuturage akagenda mu ishyamba rye akanyereka ati iki giti ndakiguhaye n'iki n'iki. Akagenda akagurira umuntu, akamuha inzoga cyangwa imyaka, akaza akabintu, akavuga ati ibi biti bitemera uyu mwana kandi ubimugereze aho azubaka. Abaturage baramfasha muri ubwo buryo, bampa ibiti baramfasha. Umuturage uwo muntu ampaye akajya aca agace nshobora gutwara agace, akakankurira k'umwana kakagenda. Mbese abaturage baramfasha, ibyo nshoboye ndabikora, ibyo ndashoboye abaturage barabimfasha. Ariko akazu ka mama ndakubaka, ndakuzuza. Ariko umuntu yakwibaza, muri abo bagore bose 120, ni kuki papa we yatorenje mama we akaba ari we yirukana gusa, cyangwa n'abandi wenyine? Ni benshi yari yaragiye atabaraho yirukana, abagiye baraho bimbikazi baraho ngaho. Nta nubwo nanababwiye abana tuvukana. Buriya kwabo bagore bose, uretse ko nge mvuka mu nda ya mama turi babiri, nge na mushiki wanjye, ariko abandi bagiye bagira abandi bana benshi. Ariko abana data yabyaye, ubwo mba mvuze ababoneka bagaragara tubari ku isambu y'iwacu, n'abandi ba nyina bagiye bajyana, ariko tuziranye. Iyo dukoze n'ibirori baza tukabana, abagaragara neza bazwi turi 80. Abana 80 mu mugabo umwe, ni umwe ubabyara turi 80. Usibye se wenda papa wanyu wabagwaga nabi, abana bo byibuze barumvikana nubwo badahuje ba nyina? Nta bana badahuje ba nyina bumvikana. Ibyo byo ntibinabaho. Abana b'ishyari ntibumvikana, kirazira, kereka hari abakirijwe. Rero akazu kama ndakubaka, ndakuzuza. Mama ava mu icumbi na mushiki wanjye, baraza tuba mu kazu kacu. Nubatse tuba mu kazu kacu. Iyo ngeze aho ngaho numva nongeye gushimira Imana cyane, kuko
ibyo byampesheje umugisha ukomeye w'Imana, umugisha byampesheje umugisha ku buryo n'abasaza b'iwacu bakuru babirebaga, barinze basaza bose barashaje, bashaje bankunda, banezererwa kubw'umurimo babonye nakoze ntari nshoboye, ariko nkawukora. Abantu bose baranyishimira, barankunda. Tuba mwako kazi rero na mama tukabamo dutyo, mama agenda ajya guca inshuro, natwe urumva twari tumaze kuba abana bakuru, tukajyana na mama, bigatuma bamwongerera ku nshuro bagombaga kumugenera, tukabona ibyo kurya. Tubaho dutyo mu buzima bugoye, turaruha, turaremererwa. Hanyuma yaho rero igihe cyaje kugera, mama mushiki wanjye ababaye agakobwa k'akangavu kajya kwishingira, ajya gushaka umugabo, nanjye nsigara aho ngaho. Nanjye ariko burya umwana nyine agenda akura, murabibona ko umwana agenda akura, mba ndi kugenda nanjye nkura, nanjye mba mbaye akana k'agasore. Rero njya mbwira abantu, bino bintu Imana yasizeho byo kuzana abagore buriya ni danje, nabyo ntabwo ari ibintu byoroshye. Maze kuba agasore, nanjye numva ndashaka umugore. Muri bwa burushyi bwose, umugore se uza kuba he, uza kurya iki, uzambara iki? Ariko kuko ari ko Imana yabigennye ngo nta kigore kizabura ikigabo, nta n'ikigabo kizabura ikigore, biba ngombwa ko numva ndashaka umugore. Ndagenda nsubira mu baturage nsaba ibiti, barongera bampa ibindi biti, nomeka ku kazu ka mama, akandi kari nk'iyi Bibiliya, dore kari nk'iyi Bibiliya, nkomekaho, nzana umugore. Umuzanira muri ako kazu wometse kwa mukecuru, na mukecuru kwa mukecuru. Mwene data, tubaho mu buzima bugoye jye n'umugore wanjye. Mbese turaruha, turaremererwa. Utekereza umuntu w'umugeni utashye muri iki cyumweru, utamenyerezwa ngo afatwe neza, ahubwo agafata isuku, ubwo akanyura aca inshuro azana utujumba, nanjye nyura hanje inshuro nzana utwumbati. Tubaho mu buzima buruhije cyane. Ubundi umugeni araza byibuze akamara nk'icyumweru, ukwezi, nta kazi, ariko urya ibyo umugabo yateganije, nta n'igitebo cy'ibijumba, nta cyate yahise afata isuka, nyura haca inshuro, nanjye nyura hanje indi, tugahurizaho tukarya. Tubaho mu buzima bubi bene data. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ijambo ndibwira abanyumva bose, abatwumva, ngo rino jambo ni ukuri kw'ijambo ry'Imana rivuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange umwami abaruhure. Rero tubaho mu ubwo buzima bubi. Igihe cyaje kugera, abasaza b'iwacu abasaza bakuru barampamagara, twicara ahantu, bari abasaza bane, barambwira bati, wa mwana we Vianney, twari tuguhamagaye kuko ibintu byawe bijya bitubabaza. Twumva tubabazwa cyane no kubona ukuntu uvuka mu uyu muryango, muvukana muri benshi, abandi bakaba bafite uburyo bwo kubaho, wowe ukaba nta buryo ufite bwo kubaho, nta murimo ugira, nta nsina y'iwanyu ugira, isi ameze nk'uwaguciye. Rero byaratubabaje, bituma dutekereza ko twaguha inama. Bati inama twaguha rero, burya nuko utabizi, wari umwana, sogokuru wawe kera atarapfa yari yaravuze ko naramuka ashaje ari wowe uzasigarana umurage we, ari wowe uzasigarana ibintu bye. Batariko kubera ko sogokuru yawe yapfuye, iso yaranze nyoko, nawe kandi ukiri muto, ibyo ntibyongeye kumvikana, ntibyongeye no kuvugwa. Bati rero noneho ibyawe biratubabaza, haguruka rero usabe so uwo murage sogokuru yasize akuraza. Mbaza abo basaza nti, ibyo se nabitangira nti? Barambwira bati, uko wabitangira, washaka inzoga ukayitura so, ukahamusaba ku neza mu muco w'Abanyarwanda, yahakuha akahaguha, atahaguha uzamurege, tuzakubera abagabo. Bano basaza mbereka buryo ki ntabona inzoga, nta buryo nari mfite bwabona inzoga. Ndabibereka, abasaza baragenda banshakira inzoga, bampa inzoga mu kabindi ubwo umuntu akavuze iki gihe abantu bakumva,
ntibakumva wenda iki gihe nyine havugwa amajerekani ariko abakuru ubwo barabyumva ni akabindi bampa inzoga mu kabindi rero ngenda nyikoreye n'uwo bampa umusaza umwe tujyana tujya kwa data tugezeyo rero barasuka inzoga turanywa baza guha uwo musaza ijambo uwo musaza aravuga ati yewe naje ndi intumwa abakera baravuga ngo amaguru n'ayanjye ijambo ni irya Vianney umusaza aravuga ati amaguru n'ayanjye ariko ijambo nzanye ni irya Vianney yaraje kubasaba umurage sekuru yasize amuraza uko uwo musaza yavuze iryo jambo nta rindi yongereyeho data yeye ko haguruka aho yari yicaye amushikanuza ku gatebe aho yari yicaye nanjye nicaye ku gasambi nkariya nanjye barampagurutsa jye n'uwo musaza baratwirukansa bagenda badutera injuguta batuminura kure n'umuryango we baduhagurukana gutyo baratwirukana mbese urumva biravuze ngo ntimukongere gutekereza ibyo ngibyo nta murage wa Vianney uba hano nta munani wa Vianney nicyo byavugaga urebe ukuntu icyo gihe batwirukanye nabi n'akabindi twari twabatuyemo inzoga ntabwo twagatahanye barakagumye twagasizeyo turagenda uhereye uwo munsi data aranyanga anyangisha bene wacu baranyanga bene wacu banyangisha rubanda baranyanga bene wacu baranyanga barananyangiza ubyumve Seriviriye buriya umuntu yakwanga akanakwangiza kereka kurengerwa n'Imana atari Imana umuntu yakwanga akanakwangiza ugeze kuba ufite ubuzima bukakaye ugeze kuba utagira n'umuryango urakwanze ukwangishije n'abandi mwajyaga muvugana baranyangiza baragenda kugira ngo banyangize cyane bambeshyera ngo konjya ndoga banshinja konjya ndoga barabivuga baransobanura babibwira abantu barabyumva ndagira ngo nongere nkubwire ko uretse kurengerwa n'Imana ubu umuntu yagusobanura ugasobanuka bene wacu baransobanuye ndasobanuka abantu baranyumva abantu bumva ndi umurozi abantu bumva ndi umugome bene wacu bakansobanura bakavuga abantu naroze bapfuye bakavuga indembe ziryamye mbese bene wacu baransobanura abantu baranyanga abantu bamvaho abantu barampunga abantu barantinya jewe Vianney nageze ku rugero njya ngenda mu nzira nk'uku umuntu yambona aturutse imbere yanjye agahunga ngo ntamuroga agahunga bamubwa ubuzima ndaruha mwese abarushye n'abaremerewe muze musange umwami Yesu abaruhure ndaruha ngera ku munota nicara ndatekereza ngo ubu nzabaho nte ibi bizageza he tekereza ko numva nshatse urupfu numva nshatse gupfa bigera ku munota mfata icyemezo cyo kwiyahura ndavuga nti nguye kwiyahura maze gufata icyemezo cyo kwiyahura Satani arabimenya ko mfashe icyo cyemezo aranyegera cyane ati rwose wiyahuye mu kivu biroroshye urahegereye wimanitse se mu mugozi biroroshye anyereka inzira Satani arampugura iryo joro ryose arampugura bwakeye nahuguritse neza Satani agira impuguro nyinshi cyane kandi akakwereka mu kubabara uburyo kubabaye uburyo ugowe akakwereka akayira ka bugufi kakuruhura hanyuma rero ntegura ibyo kwiyahura ndagenda nshaka umuti wo kwiyahuza hari imiti abantu bakuru barayizi bitaga dedeti abantu bateraga mu makawa yego uwo muti burya wari mubi cyane wenda wa kera wenda y'ubu ntiyakwica umuntu ariko iyo miti yari mibi cyane yicaga abantu ndagendera uwo muti ndawushaka ndawubona ndawuzana ndawutunganya
ndawufata mu gasafuriya nawutunganirijemo nagize akantu k'agakoma, ndahagarara mu nzu yanjye hari ku cyumweru, hari ku itariki ya 25, sinayiba ntabwo nabyibaye, hari ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 1982. Igihe mfashe umuti gutya ngiye gushyira ku munwa ngo nkwe, numva ijwi ritari ry'umuntu, ijwi ry'umwami wacu ndaryumva, ijwi ry'uyu wavuze ngo abarushye n'abaremerewe tuze tumusange turuhure. Numva ijwi rimpamagaye mu izina ngo yewe Vianney. Burya iratuzi izina amazina yacu. Imana ishimwe cyane. Iratuzi nongeye kuyishimira ko ibituzi kabizina amazina yacu. Numva ijwi rimpamagaye nambwe ngo yewe Vianney, nditaba nkuku ntikarame. Rirambwira ngo wikwiyahura. Icyo gihe kandi warukijijwe? Sinari nkijijwe rwose. N'agapagani kabaho kinywera inzoga gasinda mbese kavimviri. Rirambwira ngo wikwiyahura, ngo ahubwo uhereye none ntukongere kunywa inzoga n'itabi, ngo ako gahinda kose ufite kazarangira. Iryo jwi rimbwiye rwose ndaryumva. Sinaba umuti ndawugarura, sinaba nkimunyoye, mutereka hasi, ntangira kwibaza nti uyu muntu uvuze ngo siniyahure ninde? Ese abwiwe n'iki ko nza kwiyahura? N'umugore wanjye ko ntigeze mubwira uyu muntu uvuze ngo siniyahure ninde, abibwiwe n'iki? Ndi gutekereza ntyo, ndasohoka njya hanze nzenguruka ku nzu yanjye hose, sinabona uwo muntu. Ndagaruka nsubira mu nzu, nkomeza kubitekerezaho uyu muntu ninde, arengeye ko ntamubonye. Numva iryo jwi ringarutseho, ndi mu nzu, nagarutse mu nzu, nongera nampamagara ngo ese Vianney ntikarame, ngo ese ntiwamenye uwo muvuganye? Nti sinamumenye. Rirambwira ngo, ndi kuvuga gutya, rirambwira ngo ndi Yesu wakubambiwe. Umwami nahimbazwe cyane. Rirambwira ngo ninjye ukubwiye ngo wikwiyahura, ngo ahubwo uhereye none ntukongere kunywa inzoga n'itabi, ukanda kugahinda kose ufite kazarangira. Kuva uwo munsi sinzi ukuntu Imana yanjyanye, ngira ngo nicyo cyitwa kubyarwa ubwa kabiri. Numva ndahindutse, sinzi ukuntu numva mbaye ukundi kuntu, nta bitekerezo byanjye byongeye kunzamo. Mbese wumve ko ari n'ibintu umuntu yakumva bidasobanutse, kuko kuva uwo munsi sinongeye kugira ibintu ntekereza, ahubwo ndumvise ko hari ku cyumweru bigera ku kindi cyumweru. Ku kindi cyumweru rero nabaye nk'umuntu ukangutse uvuye mu bitotsi by'iyo minsi yose, mbona nicaye mu rusengero rw'abarokore. Mbona nimwe nicaye, sinzi uko najemo, nta muntu wambwiye ngo tujyaneyo, narahumutse mbona nimwe ndi. Buriya Bibiliya ivuga ukuri, iravuga ngo hariho abantu bagira amaso ariko batabona, ngo bagira n'amatwi ariko batumva. Buriya abantu bajya mu masoko, abantu baracuruza, ariko harimo abantu burya bafite amaso ariko batabona. Icyo ijambo ry'Imana rivuga, ntibabona iby'ubugingo, iby'umwuka. Babona ibi byose tubona by'amazu n'ibiti n'ibindi, ariko iby'umwuka baba babihishwe. Bafite amaso ntibabona, bagira n'amatwi ntabwo bumva. Rero nicaye mu rusengero, numva umuntu asomye ijambo ry'Imana, ririmo imbaraga zihagije. Iri jambo ry'Imana, numva umuntu asomye ijambo ry'Imana, arisoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abaheburayo. Reka mpasome mwumva uko havuga. Iri jambo ryinjiye mu mutima wanjye ubwa mbere, riravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifite imbaraga, ngo kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi ribangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa, bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa,
mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Ijambo ry'Imana ni rizima, rifite imbaraga, ribangukira kugenzura rikamenya imibabaro iri mu mitima y'abantu, ribangukira kugenzura. Imana ntihabwe icyubahiro. Yesu nongeye kumushima, ribangukira kugenzura rikamenya ibiri mu mitima y'abantu. Uwo mwana wari urisomye yari umwana w'umusore, asomye gutyo ndahumuka, mbona ndi mu rusengero, mbona umwarimu wahayoboraga witwaga Rodiya, yari umudamu, ndamubona, mbona abadiyakoni bamwicaye iruhande, mbona baririmbyaho, mbese ndahumuka, amaso yanjye arahumuka. Urebe uko mbona nicaye no hafi y'abaririmbyi, nari naje kare nuko ntazi uko naje, nari naje kare nicaye iruhande rw'abaririmbyi. Uwo mwana avuga amagambo make asobanura iryo jambo, aravuga ngo mwese abicaye mu rusengero murabyumvise ko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga. Aravuga ngo imbaraga z'ijambo ry'Imana nizo zabazanye hano mwese. Arongera aravuga ngo kandi mwumvise ko ribangukira kugenzura rikamenya ibiri mu mitima y'abantu. Aravuga ngo mwese ryabagenzuye, ngo ari abantu baje banezerewe bafite ibitambo by'ishimwe, ngo ijambo ry'Imana ryababonye, ngo kandi ryishimiye ibyo bitambo by'ishimwe mwajuzanye imbere y'Imana. Ngo kandi niba hari umuntu waje ababaye, ngo afite agahinda mu mutima, ngo uyu munsi yizere ko ijambo ry'Imana ryabonye agahinda afite, ngo kandi nakomeza kuryizera, ngo ako gahinda afite kazarangira. Ndavuga nti uyu mwana, kuko urumva naho nabi wacu nari muzi, ndavuga nti uyu mwana arinze kuvuga ngo mfite agahinda, si abantu bo kuri musozi wacu bakantera se? Cyangwa niba ngafite kamutwaye iki ko ari akanjye? Uwo mwana ni naho yagarukiye, arekeraho gatoya. Iby'amaririmbi byo sinanabyumvise. Gatoya, mu kanya gato haza umwigisha w'ijambo ry'Imana. Uwo munsi niwo munsi bireva ngo ni umunsi wo kugendererwamo, nari nagenderewe, umunsi wo kwemererwamo, umunsi wo kwemererwamo. Uwo munsi ubaho. N'ubu ngubu turi kuvugira ijambo ry'Imana n'ubuhamya, n'ubu watwumva agafata icyemezo, uba ari umunsi wo kugendererwamo. Imana agafata icyemezo kandi kiza, agahindukira akizera iryo jambo kandi agakizwa naryo. Rero uwo mwigisha wari uje kwigisha, ndagira ngo mvuge ku hantu ko burya ntugahinyura ibintu byavugiwe mu rusengero. Hariho abantu bacenshura inyigisho, haba hayigishije umuntu runaka, bakavuga ngo uyu munsi twahombye, ngo ubwo ari ugiye kwigisha ngo n'ubundi reka nisohokere nta kiri bumfashe cye. Birya ni bibi cyane. Niba utafashwa ariko hari undi wafashijwe. Uwo munsi uwo higishije umusaza mukuru, yari n'umugabo w'umwarimu wacu Rodiya, arigisha. Iyo yigishaga yavuga amagambo ahanitse cyane, abana bato batapfa kumva. Noneho asobanura inkuru, asoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 37. Sinabyibagirwa. Igice cya 37 y'igitabo cy'Itangiriro avuga inkuru z'umuntu witwa Yosefu na bene se. Arazisobanura uwo musaza, umwuka wera w'Imana aranyegera cyane. Izo nkuru arazisobanura, avuga Yosefu wari we, avuga bene se bari bo, avuga icyo Imana yaragambiriye kuri Yosefu, amubwira mu nzozi ko ari uzamutware wa se na bene se. Avuga uko byagendeye Yosefu, ukuntu yagemuriye bene se aho bari baragiye mu ishyamba, bari baragiyemo, mbaye nkwibagiwe bukeya. Noneho avuga ukuntu bashatse kumwica, avuga inama bagiye kumujugunya mu rwobo, avuga uburyo bamujugunye mu rwobo. Robeni aravuga ati twe kumwica mu rwobo, ahubwo tumukuremo tumugurishe. Bamukuramo baramugurisha.
avuga Yosefu uko byamugendekeye yagurishijwe, arabivuga ageza ku iherezo ry'ukuntu inzara yaje kuzatera i Kanani, bene se bagahungira mu Egiputa, Yosefu yarabaye umutware, uburyo bamusanze Yosefu arabakira, uburyo igihe cyageze bemera ko babera umutware nk'uko Imana yarabivuze kera. Umwuka w'Imana aramfasha, ayo magambo nyumva hatavuyemo na rimwe rinshitse mu mutima wanjye. Ndavuga nti uyu muntu witwa, nubwo bene wacu banyanga ari benshi, ni nka bene wabo bangaga uyu muntu witwa Yosefu. Nubwo mbere nari mwumvise, mbega uwo munsi nubwo mbere nari numvise ijambo ry'Imana mu matwi yanjye. Ndavuga nti ariko iyi Mana yarengeye umuntu witwa Yosefu, bene wabo ntibamwice, nanjye izandengera. Ndavuga nti kandi nitandengera ubwo nzapfa nta kundi, ariko nindengera ntacyo bazantwara. Uwo munsi nizera ijambo ry'Imana, nizera ijambo ry'Imana. Uwo munsi burya Bibiliya ibaho umurongo uvuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana, nicyo gihesha umuntu kwizera. Niyo mpamvu dufite umutwaro kuvuga ibya Yesu n'uburyo akiza n'uburyo aruhura abarushye n'abaremerewe, kugira ngo ubyumva akabyizera atabarwa. Uwo munsi nizera ijambo ry'Imana. Niwo muririmbyi wacu w'104 wavuze ngo umunsi mwiza nibuka nuwo nakwemereyeho. Uwo munsi nizera ijambo ry'Imana. Turataha jewe nta n'ibindi numvise uwo munsi. Ibyo nibyo byari ibyanjye, byari bihagije. Ndetse unabirebe uwo munsi sinapfukamye, twarataye. Turi mu rusengero gutya dusohoka, ryajwi ringarukaho rikambwira ngo jya kubwira Rodiya. Sinakwiye ko umwarimu yitwaga Rodiya, rikambwirira hano inyuma yanjye ngo jya kubwira Rodiya. Nahindukira ndeba umuntu umbwiye, rikongera rikambwirira inyuma yanjye ngo jya kubwira Rodiya. Nsohoka ndi kwibaza ikintu mbwira Rodiya, numva ntakizi. Ariko ngera ku kibuga hanze, mpasanga umuntu umwe uhagaze yitaruye wenyine. Uzi ko umuntu udakirijwe abagenda atinya n'abantu, atinya no kubegera, ariko mbona umuntu uhagaze yitaruye wenyine. Ndamusanga, ndamubwira nti ko hari icyo numvaga nshaka kuvugana na mwarimu wanyu, namubona nte? Arambwira ati niba umukeneye wamwandikira agapapuro nkakamushyira katuma umubona vuba vuba. Nta rupapuro mfite, nta n'ikaramu. Ahindura bireva bakuramo urupapuro n'ikaramu arampereza. Nandika kwako gapapuro nti kuri mwarimu Rodiya, hari icyo nifuza kukubaza, nitwa Vianney kandi ndi uwo mu Gatolika. Nuko namwandikiye. Wa musore agapapuro arakajyana, nanjye nsigara mpagaze imbere y'urusengero. Aho mpagaze Satani arahansanga. Satani burya ntaho atinya, ntiyigendera no mu rusengero. Burya Satani abahicaye arushya abantu. Satani ansanga aho mpagaze, arambaza ati Rodiya umuhamagariye iki? Uramubwira iki? Nanjye numva ntazi icyo mbwira Rodiya, ahubwo numva ngize ubwoba. None se muhamagari? Satani aranyongorera ati none se Rodiya utarakorwa n'isoni, uriya mugore wigize igishega buki gitangaza, abantu n'abagabo bakomeye baramutinya nkanswe, wowe Rodiya umuhamagariye iki? Numva ngize ubwoba. Satani arambwira ati wakwirutse ukigendera, Rodiya ntakuzi ntazagushaka kugira ngo ukorwe n'isoni, wakwigendeye. Beneda navuye ku rusengero niruka nta kintu kinyirukanza ari ijwi rya Satani. Ndiruka ngeze ku mabotike ari haruguru y'urusengero, ijwi ringarukaho irambwira ngo Vianney ni iki kiri kukwirukanza? Ngaho subira ku rusengero vuba. Subira ku rusengero. Ngeze mu muryango w'urusengero mbona Rodiya asohotse mu muryango w'urusengero afashe ka gapapuro namwandikiye mu ntoki gutya. Aravuga ngo wa muntu wanyandikiye aka gapapuro ashaka ko tubonana ari hehe? Numva iryo jwi ry'uwo mwarimu sindaryumva. Numva ririmo amahoro menshi, numva ririmo ubutabazi. Mbera ko ndiruka ndamuhobera ati ni jewe. Ati ni wowe? Ati ngwino umbwire rero. Tuzamuka gato twegera haruguru y'urusengero. Mu rusengero hakimwe abaririmbyi bari kubika ibintu byabo, rero tukana haruguru y'urusengero. Rodiya ndi imbere nanjye mukurikiye, na shitana ndi inyuma.
akajya amaze ati ubwo ko umushoreye urajya kumubwira iki, nkumva ntazi icyo ndi bumubwire. Ariko burya ijambo ry'Imana uko twasomye ni rizima, rifite imbaraga. Kuko rifite imbaraga, riratangaje cyane ijambo ry'Imana. Kuko Yesu yaravuze ngo mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, ariko mugire ubwenge. Ngo nzi yuko bazabagira nabi, bazabakura amasinagogi babajyane mu nkiko n'imbere y'abatware. Aravuga ngo ariko ntimugahagarike umutima w'ibyo muzavuga, kuko umwuka wera azabavugira. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rodiya turagenda, yicara ahantu, nanjye ndicara, arambwira ati ngaho mbwira. Beneda, numva muri gihe hajemwe amagambo, isoko, numva isoko iraje, mbwira Rodiya ubuzima bwanjye n'imibereho yanjye na mama, ibyambayeho, ngezaho noneho abantu bambeshye ko njya ndoga, ukuntu banyanze, ukuntu tagiraho nsaba amazi, tagiraho turahura umuriro, ndabimubwira byose. None rero mwarimu, ikintu kinzanye, icyo nguhamagariye, hari umuntu wambwiye ngo mwiri dini ryanyu mujya muvugana n'Imana. Narinje kugusaba ngo koko niba mujya muvugana n'Imana, nugeraho Imana iba, uzayimbwiriza ingorane zanjye zose, mbese uzayibwira ibi nkubwiye byose, uzayibimbwirire, uyimbarize ngo ubwo amaherezo ya Vianney azaba yahe. Mwarimu wacu Rodiya arandeba, amaja mubunga mu maso, arambwira ati ninde wakubwiye ko tujya tuvugana n'Imana? Ndamubwira nti umuntu wo mwiri dini ryanyu wabimbwiye. Arambwira ati ntabwo yakubeshye, twebwe tuvugana, dusenga Imana yumva kandi ikavuga. Arambaza ati ahubwo se Vianney nti, harya bambwiye ko witwa Vianney nti, ahubwo se nyine kugira ngo nzakubarize Imana, ibi bintu nyine bakuvugaho byo kuroga, koko ntujya uroga? Numva mwarimu nawe anjyanya ahandi, abaye nk'umushinja. Ndamubwira nti mwari, sinjya ndoga, ahubwo nugeraho ngaho Imana iba, uzabanza uyibaze ko njya ndoga. Kuko Imana yimenya ibintu byose, nikubwira ko njya ndoga ntukagire ibindi byanjye uyibwira, ariko nikubwira ko ntaroga, uzayimbwiza ingorane zanjye zose, uyimbarize amaherezo yanjye azaba yahe. Mwarimu aravuga ati ni witahire, nzakubariza Imana, nzakubariza Imana. Ati kandi kizambwira nzakikubwira. Ndataha, ngeze mu rugo, nijoro ndaryama, nijoro ndota umuntu ambwira ngo arega Vianney, ngo ufite ibyifuzo byinshi, ngo kandi bikubabaje, ngo ariko bikwiye kuvamo icyifuzo kimwe, ngo n'ibyaha byawe kandi nabyo ngo bikwiriye kurohwa mu nyanja. Mbaza uwo muntu, ndetse ibyo umbwiye none nazabyibagirwa, nari kuzajya kubibwira Rodiya ko ari we njya mbwira ibintu byanjye? Arambwira ngo byandike uzajye kubimubwira. Ndabyuka, ncana agatara, mfata urupapuro n'ikaramu ndabyandika. Mu gitondo kare nzinduka kwa mwarimu Rodiya, nsanga niho akibyuka ahagaze mu muryango. Ngiwe mu rugo, nsanga niho akibyuka ahagaze mu muryango, ndasuhuza, arambona. Arambaza ati niko turaho? Ntimuraho mwari? Ati harya bambwiye ko witwa nde? Nitwa Vianney. Ati Vianney we aturaho? Nti ndaho. Atugeze ku kisi? Ndi hari ikintu cyampamagaye nijoro, kirambwira ngo mfite ibyifuzo byinshi, ngo ariko bikwiye kuvamo kimwe, ngo n'ibyaha byanjye nabyo ngo bikwiye kuroha mu nyanja. Nanjye nkibwira ko nabyibagirwa, nkwiye kuzaza kubikubwira. Kirambwira ngo nimbyandike ntabyibagirwa. Narabyanditse rero, nzana ako gapapuro nabyanditseho, ndakamuhereza. Rodiya aragafata, aragasoma. Arangije kugasoma, arambwira ati ngwino nkubwire. Tujya mu cyumba cy'amasengesho. Arambwira ati iri jwi wumvise ni iry'Imana. Ati Imana yakugendereye. Mwari,
yangendereye ntiyambwira igihe izanyicira ngo mve muri bariya bantu, ntiyambwira aho nahungira ngo mbavemo. Arambwira ati Imana yakugendereye, ati reka ngusobanurire icyo yakubwiye. Afata Bibiliya asoma amagambo avuga ngo, mu magambo yarangije urugendo mw'iyi minsi ishize, ariko Rodiya yari umukozi w'Imana, aransengera, ari gusenga nkajya numva imitwaro yose nari nikoreye iri kumvaho. Rodiya yavuze ngo amena, numva natuye umutwaro. Turangije Rodiya arambwira ati nuko rero uhereye none ubaye umwana w'Imana, ati kuko igisika cyagutandukanyaga n'Imana ugikuyemo, atuhereye none ntukongere kubwira umuntu akubariza Imana ubwawe, ujye uyibariza kandi izajya igusubiza. Rodiya tuganira n'ibindi, aransezera ndataha. Ngeze mu rugo nahageze ari nk'isaa 9, natinzeyo, yari nka saa 9. Mpageze ngeze mu rugo ninjira mu nzu yanjye, ndavuga nti reka nsenge nka kwa kundi Rodiya yahoze asenga. Ndapfukama, ikintu navuze ngo Umwami Yezu nkuko numvise avuga, nanjye abari ko mvuga. Rero umwuka w'Imana aramanukira, ndasenga kirokore, ndasenga nk'abarokore, numva amasengesho araje, umwuka wera arayazana, ndasenga n'ijwi rirenga, ndarangurura. Abantu baranyumva bari mu mirima bahinga, baramanuka baraza bagota inzu yanjye, barayigota, baza kureba ikibaye, bavuga amagambo menshi. Bamwe baravuga bati muze murebe, bati Vianney, bati icyo Bikira Mariya mukoreye rero, bati ubundi yavaga mu idini y'ukuri agira ngo Bikira Mariya ntazamuhana se, bati Bikira Mariya yamuteje ibisazi. Abandi baravuga bati oya ntabwo ari Bikira Mariya, bati ahubwo ni amaraso y'abantu ari kumugaruka, bati ni abantu yishe bari kumugaruka. Bavuga amagambo menshi aho ngaho, urumva ko ari hari muri 82, bavuga amagambo menshi. Bari mu ayo magambo yabo rero, ako kanya mbona imbere yanjye haje umucyo mwinshi, ndi gusenga, mbona uwo mucyo uranzengurutse, ako kanya mbatizwa n'umwuka wera. Umwami nahabwe cyo. Umwanya mbatizwa n'umwuka wera, mpabwa umwuka w'imbaraga nyinshi. Namaze ibyumweru 3 ntavuga nk'uko twese tuvuga mu Kinyarwanda, mvuga mu ndimi. Cyo gihe rero ikintu gikomeye cyabayeho nuko umugore wanjye yatashye, mubonye ahingutse, numva nshaka kumuha ku munezero waje mu mutima. Noneho niruka musanga, ngenda musanga, noneho yumva sindi kuvuga bisanzwe, yumva ndavuga ibintu atumva, ariruka arampunga. Ndamukurikirana aranga, kugeza ubwo bwije, basaraza mu nzu, nanjye ndasenga nkavuga mu zindi ndimi. Noneho atangira kujya ambaza ati ese wa mugabo we, ibi bintu byakujemo ni ibiki kuko? Ibintu byakujemo ni ugusara wasaze niki? Yavuga atyo muvandi, yavuga atyo nkuzura umwuka wera w'Imana, nkajya mu mwuka wera nkamara gatindayo, nazagaruka kambwira ntarega Yesu yarampamagaye. Yarazi Yesu. Uzi kuntu yambwiraga, mubwira ntarega Yesu yarampamagaye, ndagira ngo wenda nze kugarukira hafi, ariko Yesu arumura abarushye n'abaremerewe. Rero icyo gihe haje kubaho ikintu gikomeye cyane kuri jye n'umufasha wanjye. Kuva icyo gihe Satani yaremye intambara iwanjye, hagati yanjye n'umufasha wanjye, nubwo twabanaga mu miruho myinshi, ariko kuva icyo gihe arampinduka. Ariko mbere utarakizwa mwari mubanye arabanaga mu mahoro. Hanyuma rero Satani amuteza kumpinduka, arampinduka, atangira ndetse kujya nkubita ndi gusenga Imana. Atangira kujya nkubita ndi gusenga Imana, ariko yanankubita nkamubwira nti naho wankubitaga, yewe Yesu yarangendereye, amaboko yanjye ubusayo kurwana, akantu kanisa kuvugana ukubita uzageza aho ushaka, agakubita ugatuza uri umugabo. Reka nkubwire ko umunsi umwe yankubise nijoro mbadutse ndi gusenga, aramfata anzunguza atya, aramanura ntura hasi, mvana kuburira ntura hasi. Aho nguye hasi
ndabyuka mbwira Yesu nti ko ari we wampamagaye, ko ndashidikanya uyu mugore azakomeza nkubite kuzageza ryari. Ijwi rirambwira ngo humura Vianney kuko ngiye kugutabara. Muri icyo cyumweru rero niho Yesu yamuhamagaye, aramuhamagara umugore wanjye nawe arakizwa, akizwa neza, ntiyongeye kunkubita mbese ntiyongeye kunkubita. Nuko rero ngira umugisha w'Imana umeze utyo. Ndagira ngo ngire hafi y'umusozo w'ubu buhamya, ariko unsoze mvuga ibintu bitatu, nibikunda ngo mbivuge byose, mvuga ibintu bitatu. Icyambere wenda nicyo ndangije cyo gukubitwa n'umugore, nkihangana kugeza igihe Imana imuhamagariye. Icya kabiri, icyo gihe mpamagarwa nari mfite umugabo, abagabo babiri, naragiriye inka, noneho nari nzifite mu rugo. Baza kumva inkuru y'uko nakijijwe, mbese nabaye umurodiya, batwitaga abarodiya kubera uwo mwarimu wacu, batwitaga abarodiya. Abo bagabo bombi bamaze kubimenya baransanga, barambaza batese Vianney, inkuru twumvise ko wabaye umurodiya ni y'ukuri? Nti ni y'ukuri. Ubu wabaye umurodiya? Nti rwose. Bati none se buko twaguhaye inka, duteganya ko tuzakora ubukwe muri uku kwezi kuri imbere, kuri wowe wumva ubu tuzakora ubukwe kwa rodiya batanywa inzoga ntibayikoreho, wumva tuzakora ubukwe bw'izi nka dute? Ndavuga nti buriya tuzakoresha imitobe. Umwe ati ntagara yampaye inka, undi ati bideri yampaye inka. Deja urakomeje ubu tuzazi wowe twirwe tunywa imitobe nk'abana, turi abana. Bati genda ubitekerezeho neza, ubiganire n'umugore wawe, niwumva uzakoresha ubukwe inzoga uzatubwire, niwumva utazakoresha inzoga uzatubwire, ubwo uzadusubiza inka zacu, ntabwo ariko tuzaba tukunyeze, niwe uzaba winyaze. Rero jewe nari namaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, mbese sinari nkiri umuntu wo gusubizwa inyuma n'iby'isi. Ndataha rero, barambwira ati niwitaye rero, ubwo igisubizo niwe uzakiduha. Ndataha mbiganiriza umufasha wanjye, nawe ubwo yari amaze gukizwa, urabyumva, tubyumvikanaho ko izo nka ngomba kuzisubiza bene zo. Batakwituye kumwe oya, nta kindi dukoze, izo nka ko ngomba kuzibasubiza bene zo, ko twari tutarakora ibirori byazo. Izo nka rero imwe ndayishora nyijyana kwa nyirayo, rwose ndabimubwira. Imana impa imbaraga, Imana itanga imbaraga, iby'umubiri n'amaraso bitashobora, umwuka wera ajya bishoboza umuntu. Ndagenda iyo nka nyishyira nyirayo, mubwira aya magambo, ndamubwira nti nk'uko twabivuganye cya gihe, yewe sinzongera kunywa inzoga, sinanayishyira mu birori byanjye, ngiye inka yawe. Uwo mugabo nta n'andi magambo twavuganye, natashye narenze ku muharuri we, ari kundeba mbese ameze nk'uri kuvuga ati kino kigoryi kitagira ubwenge cyarasaze. Nanjye ngakomezwa nuko ibyanditswe byera bivuga ngo ijambo ry'umusaraba kuba nimbuka n'ubupfu, ariko kubakizwa ni imbaraga z'Imana. Ndataha mu gitondo, nshorera indi nka nyishyira nyirayo. Mwene ndataha mvuye gutanga iyo nka ya kabiri, ngeze mu rugo ndapfukama ndasenga. Imana irambwira ngo Vianney, kubera ko ziriya nka zombi uzitanze kubw'ubwami bw'Imana, irambwira ngo nzaguha inka, ngo abantu bose bazamenya ko ndi Imana yaguhamagaye. Iyo ndi kubivuga numva nongeye kunezererwa umwami wacu. Yesu ni mwiza cyane. Umunsi umwe Yesu aranshumbusha ampa inka eshatu umunsi umwe. Ampa inka eshatu umunsi umwe. Reka mvuge icyo wenda bari cyo ngarukiraho. Hari umuntu w'iwacu wari wakoze ubukwe uwo munsi, nari maze no kumuvuga butumwa, ariko nshinzwe umudugudu. Noneho umuntu w'iwacu umwe w'umukristo wacu kandi bamugabira inka, arandarika ngo tubane mu birori bye. Ndamubwira nti jewe ntabwo nakwirirwa mu bukwe ntagiye mu rusengero, ndajya mu rusengero nigenda banyoboye, ndacunguza uburyo umwete nze mu birori byacu. Ndagenda njya ku rusengero, nyobora nyine mbitekereza iby'ubwo bukwe, ndataha. Ngeze mu bukwe nsanga bari hafi yo kujya gusoza,
banyerekaho nicara bamutoye mu gacuma ndakomezanywaho mu kanya mbona umuntu wari uyoboye ubwo bukwe yari afite mikorofone mbona arahagurutse aravuga ngo ubukwe bwacu bugeze ku musozo ngo kandi nk'uko mubireba ngo icyagaragara mu bukwe ngo intego y'ubu bukwe ngo ni urukundo abantu bakunze uyu nyanaka bashima kumuha inka ngo bamukize ngo niba rero hari umuntu uri mu iterano ngo tugiye gusoza ngo niba hari umuntu uri mu birori byacu ngo wumva hari umuntu yakiza akamuha inka ngo mbere ko dusoza twamuha ijambo mbona umugabo ahagurutse ntukajye ushakira Imana inzira bene ntimugashakira Imana inzira. Imana ifite inzira zayo nyinshi zitandukanye n'iz'abantu. Mbona umugabo ahagurutse nk'ariya aravuga ati nanjye mu ibirori byacu hari umuntu nshaka guha inka, ati uwo nshaka kuyiha n'uriya mwarimu witwa Vianney. Ati Vianney ati mperutse kunyuriwe, ati nari nzindutse ngiye mu isoko i Kamembe, ati nyuriwe, ati numva ari gusenga, ati mwe nijwi rirenga avuga abantu bose mu mazina basengera, ati nanjye numva aramvuze, ati muhaye inka rero. Undi ati mpiyo mikrofone arayimuhereza, ati nanjye mu ibirori byacu hari umuntu nshaka guha inka, ati kandi nanjye wonye hano uyu mwarimu Vianney. Ati Vianney aherutse kuza iwanjye nari ndwaye n'umugore n'abana, ataradusengera, ati nta yindi miti twanyoye, ati nuko twakiza, ati nanjye muhaye inka. Undi ahaguruka nk'ariya ati mpiyo mikrofone nawe amuhereza mikrofone, ati nanjye mu ibirori byacu hari umuntu nshaka guha inka, ati kandi wonyiha ni Vianney. Mwami nahabwe icyubahiro. Ya urumva abanyamahanga banyaga inka eshatu, banyaga inka ebyiri plito, banyaga inka ebyiri, umwami wacu ampe eshatu kandi zirataha rwose pe zirataha. Icyo reka nkigarukiriza aho ngaho cy'uburyo nanyazwe inka n'uburyo Imana yazimpaye. Imana yarakoze cyane, ndayishimira ko ari Imana itabeshya. Hanyuma ikindi nshaka kuvuga ni nacyo nsozerezaho rwose, nuko uribuka data yanyaze isambu, murabyibuka? Imana irambwira ngo nzaguha isambu, kuko icyo gihe meze nk'umuntu wari wahataye gatoya. Iyo yakunyaze ni ya indi soko kuri yasize avuze ko zahabwa. Hari indi iyo yaguhaye ntago wari wayo. Babasaza bo bitumye ngaruka inyuma gatoya. Babasaza bangiraga inama yo kurega data, yo gusaba data 8 umurage wa sogokuru, awunyima twirukanza. Baje kumugira inama basaza, bamugira inama ati musaza uyu mwana ko ari uwawe, niba hari ibyo wapfuye n'umugore wawe ari wenyina, abana bawe mwapfuye iki? Uyu mwana wagize akantu nawo icyo gihe data ampa 8, ndiyampa wa murage wa sogokuru ariko ampa 8. Iwacu ni ahantu heza, mpakora neza, haba heza, haba urutoki rwiza. Maze gukizwa rero data avugana n'abana be, baravuga batari ku rutoki rwacu rungana n'uriya, turarekera barokore bajye barunywa imitobe we. Bajya inama, bajya ku data andega kwa konse yarantumira, arantumira ati uje gusobanura uburyo wanyaze iso isambuye. Ari wayimpaye. Iyo convocation konse yantumije nyijyana mu cyumba cy'amasengesho. Abatwumva bose bajye babanza mu cyumba cy'amasengesho, mbere ko umuntu yajya kwa nyirarume no kwa babyara be n'ahandi, ajya abanza asenga Imana. Njya mu cyumba nsenga Imana. Imana irambwira ngo iyo sambu papa wawe ashaka ugenda uyimuhe ntimuburane, yewe nzaguha isambu. Kandi ubwo ni ya indi yakwihereye, yanyihereye. Imana irambwira ngo ugenda uyimuhe ntimuburane, ngo jewe nzaguha isambu, abantu batuye kuri musozi bose bazamenya ko ari jewe waguhamagaye. Ndataha njya gushaka data, musanga mu kabara aho yagiye kunywa inzoga. Ndamubwira nti ejo muzagira abantu mubwira tuzahure, hari icyo ngira ngo tuzavugane. Data ararika abantu benshi n'umukunzi watuyoboraga araza. Data afata ijambo, abaturanyi bacu bose bahari n'abana biwacu bahari, aravuga ati konseye nabahamagaye, ni Vianney wambwiye ngo nzabahamagare ngo ari icyo azatubwira. Atubwira ijambo nirye. Ndahaguruka mbwira konseye
nabonye urwandiko rwe rumbwira ngo nzaze gusobanura ko nanyaze data isambu. Nta sambu ngira nanyaze data, isambu ngira yose nayihawe na data. None ubwo avuga ko hari aho namunyaze, nagira ngo akwereke aho namunyaze ku ngufu, ahatware nyiraho, aho yemera ko yampaye ahansigire. Data arahaguruka ahagarara mu muryango w'inzu yanjye niho twari turi, aravuga ngo kunsenga umubire bwo Viana byemeye, ngo uhereye hano ukajyana hariya haruguru no kujyana iriye epfo, ngo hose iki gice ureba kirimo urutoki rwiza, ngo ntaho nigeze mpa Viana. We yarahanyaze ku ngufu. Konseye aravuga ati Viana uremera ko aha hantu harekeye Yesu? Nti rwose ndabyemera. Bon, data aravuga ati noneho icyakurikiraho rero ubwo atabahungu banye ni bafata imihoro bajye gutema ibitoki birimo bibi kimenyetso abantu bose bakira ko tubonye isambu yacu. Baragenda ibyo bitoki barabitema byarimo, barabitema barikorera. Nanjye ijwi rirambwira nicaye aho ngaho, rirambwira ngo ntiwemere ko so agenda utamusabye imbabazi. Burya imbabazi ni ikintu gikomeye cyane. Ndavuga ndi konseye hari icyo nashaka kuvuga. Ati ndagira ngo nsabe data imbabazi, ubu namubereye umwana mubi, nicyo gitumye aza kunyaga isambu. Ariko ubwo nyimuhaye nambabarire kandi ansabira umugisha w'Imana. Icyo kintu nicyo kwitonderwa. Data arahaguruka, konseye aramubwira ati muze, ati mwumvise icyo umwana gusabye? Data arahaguruka arampobera, arambwira ati nicyo ushaka shantu bwa mbere mbabarira, kubwo nakubereye umwana mubi ukabuje kunyaga isambu. Icya kabiri nsabira umugisha w'Imana. Data arambwira ngo shangwa ikintu nashaka ni isambu yanjye, ngo ubwo nyibonye ndakubabariye. Ngo ikindi ushaka ni ikintu nsabira umugisha. Arambwira ngo nawo Imana iwuguhe. Abampaye umugisha wa kibyeyi. Bikorera ibitoki byabo baragenda, nanjye bansigira umugisha w'Imana, umugisha w'ababyeyi. Ni ikitonderwa umugisha w'ababyeyi. Iyo uhuye n'umugisha w'Imana bibyara ibitangaza, bibyara ibitangaza. Abantu mwese mugifite ababyeyi, mujye mwubaha ababyeyi, kandi uharanire ko umubyeyi wawe yakubwira ngo Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha, ubibwiwe n'umubyeyi wawe ubugize umugisha. Bikorera ibitoki byabo baragenda, nanjye ndapfukama ndasenga. Njya muzanye ndapfukama ndasenga. Imana irambwira ngo Viana, kubera ko iyi sambu uyitanze utaburanye nk'uko nabikubwiye, ngo nzaguha isambu k'uyu musozi, ngo abantu bahatuye bose bazamenya ko ndi Imana yaguhamagaye. Data dutandukana gutyo baragenda, nanjye nguma aho ngaho. Wenda ninkute, igihe kiza kugera, urumva ko nari umwarimu ku mudugudu. Bukeye barampemba amafaranga ya mbere ayo nahembwe ubwa mbere y'ivugabutumwa. Ndi kuyakira gutya, ijwi ry'Imana rirambwira ngo ayo mafaranga baguhaye ntuyakoreho na rumwe utarayaho papa wawe. Ntarayaho papa wanjye wanyaze isambu. Ababyumva babyumve ngo sinkore kwayo mafaranga ntarayaho papa wanjye, wa wundi mwumvise kuva mu ntangiriro uko yangenje kose. Bibiliya iravuga ngo umwanzi wawe nasonza umugaburire, niyambara ubusa umwambike, nagira inyota umuha amazi yo kunywa, ngo nubigenza utyo uzaba uri kunda amakara yaka ku mutwe. Ndataha njya gushaka data aho yagiye kunywa inzoga mu kabare, ndamubona, mushyira ku ruhande, ndamubwira nti muri rya torero nagiyemo ubu bangize umwarimu kandi none bampembye. Numvise rero ntarya ku mafaranga nahembwe ubwa mbere, ntayahayeho ababyeyi banjye, kandi mu mpamvu zatumye bangira umwarimu no kuba nzi gusoma no kwandika biri mu mpamvu zatumye banyemera kuba umwarimu. Nanjye nkabikesha rero ababyeyi bansize mu ishuri. Data ntabwo azaho nize, ntazi igihe natangira umwaka wa mbere, ntazi aho nagarukiye, nta mwambaro wa data nigeze nambara, nta tushi rya data nandikiye twandikaga ku mbaho n'amatushi, nta gakaramu ke, nta gakayi ke, ariko Imana ibigenza ityo.
ibigenza ityo. Data mfata amafaranga nemejwe n'umutima wanjye, bari bampembye 1,500, ni muri 86 bari bampembye 1,500. Mfata amafaranga nemejwe n'umutima wanjye, muri ayo ndayamuha, ndamubwira nti kandi uko nabyo ni umurimo w'umwuka wera, kumwemerera ngo uko nzajya mpembwa nzajya muha ku mafaranga nahembwa. Ibyo bintu ndabikora igihe cyose uko mpembwe kaza kumuha ku mafaranga nahembwa. Bene data, ni byiza kugira neza umuntu wakugiriye nabi, ni intambwe ikomeye, ndetse sinabura kuvuga ngo nibyo byitwa kugira ikirenge mu cya Yesu, kugira neza umuntu wakugiriye nabi. Data muha amafaranga, mbese urebye ukwezi gushira nzana ayo makara nyamurambikaho, ukundi gushira nyazana nyamurambikaho, bifata ariko igihe, bifata imyaka 7 mbikora. N'umudamu abyemera mbikora, bifata imyaka 7. Bifata imyaka 7. Urumva mu myaka bagendaga banyongeza, urumva ko natangiriye ku 1,500, ariko buri mwaka bakanyongezaho dukeye, banyongeza nkagaruka nkamwongeza. Bibiliya iravuga ngo iyo imigenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka, ngo Uwiteka ahindura n'abari abanzi bakabako. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana, nirizima rifite imbaraga. Rero data amuha ku mafaranga, imyaka 7 irangiye, amakara aba menshi, amakara amubaho menshi, aramutwika. Data arampamagara, twicara ahantu ugiwe na data, arambwira ati Vianney mwana wanjye, ati nguhamagaye ngo nkubwire ko nifuza ko habejo bundi igihe uzabonera umwanya uzahamagara abantu duturanye, hari icyo nshaka uzakubwira abantu bose bahari. Mpamagara abantu benshi, na wa mukunzi yari akituyobora, urabizi bayoboraga igihe kinini cyane, yari akituyobora. Turaterana, mfata ijambo ndavuga nti konseye, data niwe wambwiye ngo nzabahamagaye hari icyo azababwira. Data arahaguruka aravuga ati konseye, ni koko nige wabwiye Vianney ngo azabatumire, ati hari icyo nifuza kuvuga kuri Vianney. Ati uyu muhungu wanjye Vianney, ati konseye niba wabyibuka, ati hari igihe twaraha twaje kumunyaga isambu, kumunyaga isambu. Ati kuva icyo gihe nta mahoro nigeze ngira mu mutima wanjye. Ati nakomeje nibaza ikintu kimbuza amahoro, nsanga ari uko nahemukiye umwana wanjye. Ati none rero konseye, ati ya sambu yose nari nanyaze Vianney, ati ndayimuhaye yose, ati ntambago nari nayiteyemo ndayimusubije yose. Ati kandi konseye, ati ndumva Vianney atari ibyo byonyine gusa, ati mu by'ukuri, ati konseye, ati aba bana banjye bose ureba bari ahangaha, ati nta mwana ufite umutima mwiza nka Vianney. Ni imigenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka. Aravuga ati nta wundi mwana, ataba abana banjye bose ninjye wababyaye, bakuze mbareba buri mwana nzi imiterere ye, nta ufite imiterere myiza nka Vianney. Ati niyo mpamvu rero, ati ntabwo ari hariya musubije gusa, ati umurandema ndashaje ndakuze, atari ko mfite ibintu byanjye. Ati mfite inka, mfite n'amatungo magufi. Ati mfite amashyamba yanjye y'inturusu. Ati mfite n'amashyamba y'amakawa. Ati mfite n'urutoki rwanjye rwenga inzoga. Ati mfite n'imirima y'imyaka. Ati ndetse ngira n'imigende iba mu gishanga. Ati ibintu byanjye byose mbihaye Vianney. Byose nuko yakubika izagwa isambu, abantu bose bagatangara. Aravuga ati ibintu byanjye byose bihaye Vianney. Ati Vianney abintungishe tubisangire jewe nawe, nindamuka nsaje azamperekeze neza, ibintu byose bizasigara ari ibye.
aho hantu hacika igikuba gikomeye. Abantu baje mu ruhande rwanjye bakoma amashyi, abandi barababara cyane, barababara. Bene wacu barababara, barazengera, bari mu dutsiko hirya barazengera. Data arahaguruka ahagarara ahantu harengeye, aravuga ati ariko basha tuguma mwigira mute koko? Ati mbivugishije akanwa kanjye, ibintu byanjye byose mbihaye Vianney niwe mbiraze, tubisangire yewe nawe, nindangiza urugendo ibintu bizaba ari ibye byose. Ati ikindi, Vianney mugize umutware w'umuryango wanjye. Ati kandi basha, ati Vianney azabatwara. Njya nibuka data avuga gutyo rwose, mbese urumva ni Yosefu na bene se, ni Yosefu na bene se. Ati Vianney azabatwara. Hanyuma data abaza konseye, ati konseye, ati ko ndeba bariya abahungu bari kwivunga bivunga, ati ejo uzajya kuri komine? Konseye ati nzajya. Ati ejo ugiwe na Vianney tujyane kuri komine, ibi bintu tubyandike mu gitabo cya komine bibemo, ndebe ninapfa umuntu uzahamunyaga. Kare mu gitondo tuzinduka kuri komine, anyandikishiriza umurage wanjye, arawumpa n'ubundi awugira. Tubaho ngaho rero imyaka 3 ishize, data arapfa. Apfuye ubutaka bwanjye bwose ndabwegeranya bunini, ndabwegeranya bunini ndabwegeranya. Bene wacu bararakara. Bageze aho bararakaruka, baranyoboka, ndabayobora, basigara ikintu cyose bagiye gukora. Ati muhamagara umukuru w'umuryango twumva icyo abivugaho, muhamagara umukuru w'umuryango. Bigeze igihe nimutse nza hano i Kigali mu mwaka 2010. Biba ngombwa, Imana inyemeza ko ngomba kuza i Kigali, basindaza. Noneho igihe cy'ibarura ry'ubutaka cyaje kugera, mu ibarura ry'ubutaka hano mu gihugu cyacu byabaye giwe ndi hano i Kigali. Noneho kubera ko mu giturage nyine abantu babaruraga ubutaka bakajya impaka, barampamagara bati turigeze mu gihe cy'ibarura ry'ubutaka mu kagari kacu, rero hari kugenda hajyamwe impaka, abantu bagakiranurwa n'abandi. Bati rero twifuza ko waza nk'umukuru w'umuryango kugira ngo nihagira abagirana ibibazo uzadukiranure. Barambwira bati ahubwo, bati rwose utubabare kandi uzihangane, bati ahubwo tuzaguha amatike yakuzanye nagusubizayo. Ndavuga ndi basha, n'ubu muracyansuzugura, ndabashakira amatike ndi umutware. Nuko igihe cyarageze rero ndamanuka njyayo, ndabahagarikiye baruza ubutaka bwabo. Mbese urumva ni Yosefu na bene se. Buno buhamya ndagira ngo mbugarukiza aho ngaho. Imana nubwo buryo yangiriye neza, irampamagara, iranduhura ndushye, kandi ingira neza muri ibi byose mvuze. Indinda urupfu, bene wacu ntibanyica nubwo bampigaga cyane. Ingira neza, ingira n'icyizere, ingabira umurimo wayo, ingabira umurimo wayo. Akantu gato ntavuze rero nuko maze gukizwa, urumva abantu bacu bose bari bazi ko ndi umurozi. Noneho ijambo ryahabaye ni ukuvuga bati se Vianney buriya byagenze gute? Abandi bati Vianney, bati kuruga ko yararogaga ariko yarabiretse. Bantangira, abantu bakantangira bati cyakora yararogaga ariko ubu yarabiretse ntabwo. Ndashaka nsoza kubwira bene data batwumva ko Yesu aruhura abarushye n'abaremerewe. Yesu aruhura abarushye n'abaremerewe. Yesu ni umutabazi, umuntu wese umwiringiye ntabwo akorwa n'isoni. Ndagira ngo nsozereze aho ngaho, abantu bose batwumva bamenye iyo ngingo ivuga ngo Yesu aruhura abarushye n'abaremerewe, kandi nta gahinda umuntu yagira Yesu atarangiza. Nakubwiye ngo hariho agahinda, duhinda ni twinshi ariko hariho akaruta utundi. Bene ako gahinda kaba gashorewe n'ijwi rikubwira ngo niwiyahure nta kundi uzongera kugira amahoro. Ariko ndagira ngo mbwira abatwumva wenda bababaye, kuko Satani wabazaga abantu icyo gihe n'ubu aracyahari arababaza abantu. Ndagira ngo mbabwire ko nta mubabaro ubaho Yesu atarangiza. Iyo umuntu amwizeye, yumvise ijambo ry'Imana akaryizera, agahinda kose Yesu arakarangiza.
Imana rero ibaho umugisha cyane. Bakunzi ba Karumeri TV rwose murumva ubuhamya bwa pasiteri ni burebure, umuntu yagenda yibaza byinshi ariko ntago turi bumaze byinshi cyane, ariko turibaza uwo mudamu mwabanye n'ubu muri kumwe se mwarabyaranye nta bana wavuze? Twarabyaranye, urumva ko ari na kera, ni muri 82, ariko twashakanye 75. Urumva ni kera byari byemewe ko abantu babyara. Rero twebwe twari twagize umugisha tubyara abana 12, noneho 2 bagiye mu ijuru, ariko 10 turabafite, 7 twarabashyingiye, barimo abakobwa 6 n'umuhungu umwe, abandi turacyabafite 3 turacyabafite. Pasiteri arakoze, reka tugane ku musozi twamubaza byinshi, ariko hari ijambo riremereye muri iyi minsi riri kugenda risenya ingo, umugore yazamuka n'umugabo ntazamuke, bose bakazamukira rimwe, ariko wumvishe ko hari ikigeragezo wigeze guhura nacyo umufasha atarakizwa ariko ukakihanganira. Mu by'ukuri turimo dusoza, gira ubutumwa waha abagabo cyangwa se abubatsi ingo mu bijyanye no kwihanganirana, kuko ntabwo baba bafite imice imeze kimwe. Wababwira iki mu bijyanye no kwihangana kugira ngo ingo zabo zikomere, mbese bazubake? Icyo navuga cyanditswe mu rwandiko rwa Yakobo, ahanditswe ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Wenda ikindi navuga, iryo ni ijambo rusange ry'abantu bose, ariko mvuge abagabo. Buriya mubona ko tugenda mu mihanda, mu mamodoka, uzareba iyo ari nijoro amamodoka bacanye amatara. Noneho burya imodoka zigira amatara magufi n'amaremare. Rero imodoka ebyiri iyo zigiye guhura, abantu bacanye maremare bombi, ubona umwe w'umunyabwenge wo muri bo arakupa agacana magufi kugira ngo hataba impanuka. Yaba byeretse uw'imbere nawe ari umuntu mwiza, nawe agakupa, bakabona uburyo banyuranaho badakoze impanuka. Ariko iyo umwe acanye maremare n'undi agacana maremare, bahumana amaso bakaba bakora impanuka. Nicyo gituma no mu ngo zacu rero nuko birasaba yuko umwe acana magufi. Mbese bagabo bene data n'ababyeyi kandi batwumva, igihe uzabona umugabo atashye yacanye maremare, gerageza gucana magufi. Mu mibanire y'abantu n'abandi ibyo bigenda bibaho, ariko hari igihe mugenzi wawe azirirwa, iyo yiriwe ahureho n'ibibazo aze yababaye, aze yacanye maremare, jya umufasha rero ucane magufi. Nawe kandi mugabo nutaho ugasanga abana baruhije umufasha wawe, abaturanyi bamubujije umutekano, ugasanga yacanye maremare, ndetse akubwira ko utari kumurwanira, ko utari gukubita abana, ko utari kumwiyamira mu baturanyi, ugasanga yacanye maremare. Gerageza mugabo mwene data ucane magufi. Niyo nzira abantu bashobora kubaka urugo. Bitugerageza mu rugendo byo ni byinshi, ariko hamwe no gusenga Imana no kukwicisha bugufi, Imana igenda ifasha umuntu agasoza neza. Pasiteri arakoze cyane, munyemerere tugane ku musozo. Bakunzi ba Karumeri TV, mu by'ukuri mwumvishe ko atugiriye inama cyane abubatsi ingo. Haba harimo ibibazo bigiye bitandukanye, ariko mu Nyarwanda ijambo ry'Imana bavuga ngo kwitonda ukarindira byemeza umutware. Mwihangane. Reka n'ubundi dusoze, pasiteri aturambike ibiganza, asengere abafite abarushye, abaremerewe, baba bubatse ndetse n'urubyiruko rwaremererwa narwo ararusengera, ndetse narangira nza asengere n'abantu batarakizwa ngo bakire umwami Yesu. Narangiza dusengera Imana. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Tubibutsa gukora subscribe, ni hamwe hatukura, wakoze urutoki hazemo nakazogera nako ugakazeho urutoki, ndetse unakoreshe yako inshuti n'abavandimwe kugira ngo bakire ubu buhamya bwa Pasiteri Vianney. Pasiteri rero twemerere udusengera Imana, kandi Imana iguha umugisha. Urakoze cyane, namwe umwami abaho umugisha. Mana data wa twese uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimira urukundo rwawe rukomeye cyane, urukundo wakunze abari mu isi rugatuma utanga Yesu Kristo kutubera impongano y'ibyaha, kugira ngo twebwe abari kure y'Imana twegezwe hafi n'amaraso ya Yesu Kristo, kugira ngo tuba abana b'Imana. Ushimwe Yesu umucunguzi w'ubugingo,
ko wemeye kuva mu ijuru ugasiga ubwiza n'icyubahiro ukaza mu isi, ukemera gucirwaho iteka twari kuzacirwaho twebwe. Abari mu isi bose ntabwo bakwemeye, ariko ushimirwe ko abakwemeye bose bakizera izina ryawe, wabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Turagushima ko natwe waduhaye ubwo bushobozi, nibwo muhamagaro mwiza waduhamagaye wo kuva mu byaha. Navugiraga imbere y'iteraniro, imbere y'abantu benshi bazumva ubu buhamya, kuri Imana iruhura abarushye n'abaremerewe. Satani niwe urushya abantu, niwe usenya abantu, niwe ubabaza abantu, ariko wowe umugambi we ni ukuruhura abarushye n'abaremerewe. Ahari muri uyu mwanya tubivuga, hari abantu barushye, hari umuntu urushye, hari umuntu uremerewe, hari umuntu uruhijwe n'ibyaha, hari umuntu uruhijwe n'imiryango avukamo nka Vianney, hari umuntu uruhijwe n'imirimo akora itagenda neza, hari umuntu uruhijwe n'urushako yashatse cyangwa urubyaro yabyaye. Imiruho ni myinshi muri iyi si. Turasenze rero kugira ngo umuntu wese wumva arushye akaba yumvise iri jambo ryawe n'ubu buhamya, agaca bugufi mu mutima we, wemere kumugira neza nk'uko wangiriye neza. Mwami wacu, dusengeye ingo. Iyi minsi Satani afite umugambi gusenya ingo rwose, kandi niwo murimo we ni ugusenya, ariko umurimo we ni uwo kubaka. Ubaka ingo z'abakristo, hesha abantu kumenya kugenda bicisha bugufi, hesha abantu kugenda mwami uko bikwiriye intore z'Imana. Kandi n'urubyiruko rwacu narwo rufashe kugira ngo ruzamwe, bafite ibagerageza nabo bingana nuko bangana, nabo turabasengeye kugira ngo bibagerageza mwami ubacira kanzu, ubarwanirire, ubaneshereze, kugira ngo ibyo bakora byose bikorere kuguhesha icyubahiro. Turagushimiye umugisha ijambo ryawe, naho ijwi ryanjye rituje, ariko umwuka wera ntatuze kumeza kumvikanisha ijambo ryawe n'ubu buhamya. Dusabye Imana twizeye gukomeza kudukorera twese ibiruta cyane ibyo twamenya gusaba, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.